noneho Kinyusi Melody abenshi muzi nka Bruce Melody yibasiye umuhanzi Yago umuhungu w'itabagwe amubwira ko nta kintu kirimo mu kuririmba yabireka ahubwo ajwigira. Ntabwo ndirimba nka Yago ari bobo. Yago Punda ati umenyereye umuhungu w'itabagwe uyu nguyu wambutse ajya i Buganda uyu nguyu wabeshyeho kese nyinshi cyane abeshyerwaho ku kijyanye no guca cyangwa wuncence ku gikobwa cyiza cy'amataye gifite imbere n'inyuma cyitwa Dabiju. Uyu nguyu Yago Punda ati nyuma yo gukomeza kwibasirwa cyane ibintu bigakomeza kuba gaterera nzamba Yago Punda ati w'itabagwe agafata iya mbere akigira i Buganda na ka karimbo twumvaga kera zabura cyaye mu gitondo kuri Radio Rwanda. Yagiye i Buganda kuri ubu ngubu ari aho benshi bakunze kwita ishyanga aho amahanga ahandira. Yago Punda ati w'itabagwe uyu Kinyusi Melody mu kiganiro agize ku mugoroba wa none yamwibasiye aramwandagaza aramufata aramushyira ku ikarayi cyangwa ku ipanu arakaranga ajugunya hari ibisigisigi avuga yuko Yago Punda ati kuririmba nta kintu kirimo. Nyamara Yago Punda ati abenshi mu bakurikirana n'umuziki we avuga ko Yago Punda ati rwose ari umuhanzi rwose ngo abasha dore ko aherutse no gushyira indirimbo yiwe hanze. Yago Punda ati ngo akigera i Buganda mu kugira ngo akomfirime yuko kuririmba bizi yese ahabwa ama interview agiye atandukanye. Nyamara mu gihe akivuga yuko Yago Punda atatazi kuririmba nyamara ngo amazi si shyashya kuko na Bruce Melody arakemangwa nk'umuhanzi umaze kwiyumva ufata abandi bahanzi nkaho batazi kuririmba. Yago Punda ati w'itabagwe burya ngo akigera i Buganda yese abona amashow menshi ngaho bahaye agaciro ibihangano bye ngo rimwe na rimwe cyangwa se gake ajya yikoza i Kigali cyangwa iyo mu Mutara iyo za Tabagwe akagira abantu aganiriza hakagira na benshi bamusangayo akabakubita ubwino cyangwa bakamuha ama interview ibintu bikagenda neza tugakomeza kuguma mu gihirahiro twibaza ati se biriya biganiro n'abantu b'i Kigali Yago Punda atabibona ati. Uzibye ko wenda Bruce Melody ku ruhande rwe abona yuko Yago Punda ati atazi kuririmba ariko iyo ubashije aba Big Energy bakubwira ko Yago Punda ati nta wundi muhanzi unganya nawe mu bushobozi bwo kuririmba. Aba Big Energy bashize hejuru bagira bati Yago Punda ati mumureke n'uwacu baremeye bemera gushwana na buri umwe wese bemera kwihimbira agatsiko na RIB iragakurikirana RIB imaze gukurikirana ku gatsiko nako kariyandayanda karizirika kagira kati ntago dushobora kuva kuri Yago Punda ati kuko uyu ni umuhungu wacu ngavugisha ukuri 100%. Yago Punda ati akimara kumva abo bose ba Bruce Melody bamujajinga bavuga ko atazi guhanga atazi kuririmba yaravuze ati njemba indirimbo zimvuyemo ariko mwebwe mukora amakava. Aha nyuma yo gukora amakava ngo yarabanje yikorera ubushakashatsi aritereka ajya hirya no hino ajya mu bucukumbuzi arareba asanga yewe za ndirimbo zose ngo birirwa bakora dukubita twirirwa tubyina ngo ni ibishishwa nk'uko YouTube ikunze kubivuga uko ugiye kubikubita amastarayika cyangwa ibisiba na za ndirimbo mwumva ngo akenshi na kenshi ngo zahanaguwe ngo nuko biba byagenze ngo ziba ari ibishishwa ngo ziba ari indirimbo z'abandi basubiyemo. Amba ibintu bikomeje kuba gatereranzamba ariko se umuhungu wo kwa Gatanazi arabyikuramo ate? Yago Punda ati muzanga imiziki yanjye nzabazanira n'indi ahubwo nimubabara muziyahuri. Aha uyu muhungu ngo ni Yago Punda ati cyangwa se Nyarwaye Innocent umwana w'itabagwe uyu muhungu ngo yameshe kamwe ngo iby'ibiganiro ngo yarabirambiye kubera ko ngo yashakaga kugira utundi tuntu abacangiramo ngo yidagadurana bakubite ku ngingo ye cyangwa se indirimbo ze kuko ngo mwitangazamakuru ngo yaje ashaka inzira zo kugira ngo agere ku isoko ye y'Imana yifitemo ngo y'ubuhanzi ngo yari iri kumushimashima ngo imurya ngo inatuma ngo akora ibintu byose akabikora n'umuhate wose ngo kumbe ngo uwo muziki niwo wamushimashimaga wamuzengereje. Nyamara ababirebera kure bavuga ko impamvu Bruce Melody akomeje kwibasira Yago umuhungu wa Tabagwe gari uko yaba yaramwemereye inka
inka akanga kuyimuha, nyuma ngo yamwatse amafaranga. Yago aramubwira ati amafaranga yaratuvunnye, ntabwo twapfa kurekura amafaranga, nimba wanze inka ngaho genda wibereho ku giti cyawe, nanjye nibereho ku giti cyanjye. ngako niko gatotsi kavuyemo aho ngaho, kuba iyo nka itaratashye mu rugo kwa Melody agasaba urufito, ngo nibyo bintu byakomeje guca umubano cyangwa se guterera umubano cyangwa kwangiza umubano, ibintu bigahinduka agaterera nzamba ko kwa nyina wa nzamba, iby'umubano wa Bruce Melody na Yago bicika, inshishi zibijyamo imbwa zibirwaniramo, ibintu bikomeza kwanga, ari nako showbiz nyarwanda ikomeza kugenda irindimuka hazamo amashyari, ari nako RIB igenda ikoramo bamwe na bamwe ibajyana kubagira inama. Nyamara mwe mudukurikira mutange ibitekerezo, mugira inama Yago Pundati ndetse na Bruce Melody. Aya ni amagambo adasesereza yuzuye muri kino gitabo, ni ukugira ngo twintertaininga abantu bacu, nyamuneka ntiduhimba, tuvuga akariho kandi karavugwa. Ngaho nguko